Reka nongere ngusuhuze ndetse nkuhaniye ikaze uwo mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro gakomeye wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusengura cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Isange News TV. Reka rero munyemerere mu ntiza umwanya wanyu mutoya tubashe kuramburira hamwe aya makuru agezweho, dore ko ari ya makuru aba arimo gucaracara ku bindi binyamakuru, ya makuru utapfa gusanga ahandi. Iyi nkuru reka tuyihere hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho abaturage ndetse n'abacuruzi batuye mu murenge wa Muhanga ndetse akarere ka Muhanga bavuga ko babangamiwe cyane n'icyemezo cyafashwe na leta, aho yabyutse irimo kubafungira amazu ndetse n'amaduka yabo, bakaba barimo kubura uko bashaka amaramuko. Ibi ngibi byatangajwe nyuma y'uko bamwe mu bacuruzi bacururiza hariya mu mujyi wa Muhanga bavuze ko batunguwe n'icyemezo cya leta cyo kuza gufunga amaduka yabo batabimenyeshejwe ngo babe bashakira aho gukorera, dore ko bagiye bafungirwa amaduka nta nteguza, anariko bahise basohorwamo bagafungirwa amaduka nta nteguza habe na gatoya. Abacuruzi bamwe mu bakorera hano mu mujyi wa Muhanga bavuga ko bafungiwe batazi icyatumye bafungirwa, dore ko atari amafaranga yo kwishura ba nyiri aya mazu yabuze, cyangwa se kuba bafite ibindi byaha nko kwishyura imisoro, ahubwo ari icyemezo cya leta batari basobanukirwa neza. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi butubwira ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko bakurikije igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Muhanga, ndetse ko bagomba kuba bafunga n'andi yasigaye kugira ngo abacuruzi ndetse na ba nyiri aya mazu bahutishe icyemezo cyo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi wa Muhanga, dore ko basaba ba nyiri aya mazu kuyavugurura bakubaka amazu ageretse, ndetse bagomba kubikora vuba na bwangu kubera ko uyu mujyi wa Muhanga ushaka kuba wavugururwa mu buryo butandukanye. Aba baturage rero iki bafata nk'akarengane, leta yivuga ko ubwiza bw'umujyi wa Muhanga ari ubwiza bw'abaturage, ndetse ko ari bo bifitiye akamaro batagakwiye kwinubira ibi ngibi byabaye. Kugeza ubu ngubu hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo kuvugwa amakuru menshi, amakuru agiye atandukanye, aho kugeza ubu ngubu harimo kuvugwa inkuru ivuga ko abaturage bagera ku 8 ndetse abagabo bagera kuri 2 babashe kuba bafatirwa hariya mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi byabaye nyuma ya sokora cyangwa se gusukura umujyi, nk'uko Superintendent Faustin yabitangaje, usanzwe uhagarariye umujyi wa Goma, yatangaje ko bakoze sokora hakabasha gufatirwamo abanyarwanda bagera ku 8 ngo basanzwe bafasha uriya mutwe mu 23 mu bikorwa byawo bya buri munsi byo kuba wateza umutekano muke, nk'uko uyu Superintendent Faustin agenda bisobanura. Avuga ko aba bagabo bagera ku 8 bafashwe nyuma ya sokora ibereye hariya mu mujyi wa Goma, kugira ngo babashe kuba bashyikirizwa ubutabera, babashe kuba basobanura icyo barimo gukora hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi basanzwe ari abanyarwanda, dore ko iriya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ya Kinshasa igenda ishinja u Rwanda kugenda rufasha uyu mutwe mu 23 mu bikorwa byawo bya buri munsi, aho ivuga ko u Rwanda ari rwo rurimo kurwana hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi u Rwanda ruvuga ko ari ubusutwa ndetse rugenda rutera utwatsi ibi ngibi bivugwa na leta ya Kongo, aho u Rwanda rugenda rusobanura ko Kongo ariyo ifite uruhare mu kuba yakemura ikibazo kiri hagati y'umutwe mu 23 ndetse na leta ya kiriya gihugu, ndetse kandi nta n'undi wakinjira muri kino kibazo leta ya Kongo itabigizemo ubushake ngo ibashe kuba yagikemura. Ibi ngibi bibaye nyuma y'imirwano yagiye ihuza uyu mutwe mu 23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta, aho byagiye bibera mu duce tugiye dutandukanye. M23 ikagenda itwigarurira, kugeza ubu ngubu tukaba turimo kugenzurwa na M23. Nanone hariho imirwano irimo kubera i Masisi ndetse n'imirwano irimo kubera Kibumba, aho ingabo za M23 zirimo kugenda zikubita inshuro ingabo z'igisirikare cya leta ndetse n'abambari bazo, harimo iriya mitwe
imitwe igiye itandukanye, Mai Mai Nyatura, FDLR, Rudu Runana ndetse n'izindi mitwe zigiye zitandukanye. Kugeza ubu ngubu uyu mutwe wa M23 bikaba birimo kugaragara ko uri kugenda ukubita inshuro bano basirikari ba leta ndetse n'iyi mitwe yitwaje intwaro yibumbiye hamwe n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero aba baturage ntibaramenyekana amazina yabo ndetse nta nubwo turatangarizwa aho bafungiwe, dore ko uyu nguyu Superintendent Faustin yavuze ko bagomba kuba bakerekezwa i Kinshasa, ariko ntabe yatangaje gereza yo baba bafungirwamo, ngo ni uburyo bwo kurengera abangaba cyangwa se kuba barengera ababarinda kugira ngo umwanzi ari wo M23 atabasha kuba yajya kubabohoza mu buryo butandukanye. Rero reka tukubwire ko hano mu gihugu cya Uganda harimo kubera imyigaragambyo ikomeye, aho irimo kubera ku masocial media agiye atandukanye, imyigaragambyo itangiye guteza uruntu cyangwa se igateza gutekereza cyane mu bayobozi bagiye batandukanye ba hano muri leta ya Uganda, aho bavuga ko iyi myigaragambyo rero irimo kubera ku mbuga nkoranyambaga ishobora kuba yafata indi ntera igihe icyo ari cyo cyose General Muhoozi atavuze ukuri kw'iri shyaka inaremu. Aya ni amakuru yasohotse mu minsi ishize, aho General Muhoozi umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni yanditse ku rukuta rwe rwa X avuga ko papa we arimo kugenda ahishira bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye ndetse akabahishira kugira ngo batabasha kuba bafatwa n'ubutabera, ngo babashe kuba baryozwa ibyaha barimo kugenda bakorera hariya mu gihugu cya Uganda, aho agenda ashinja abayobozi bamwe na bamwe kugenda bajya ruswa ndetse no kugenda bafata abantu bakabasha kuba babacucura utwabo bitwaje icyo bari cyo, aho Museveni avuga ko we ibi ngibi umuhungu we arimo kuvuga ari ubwana ndetse ko atazi ibyarimo. Politike ya Seko ariyo inari kwisunga, dore ko ari we wamuhaye aya mapeti yo kuba yamugira generali w'ingabo za hariya muri Uganda. Papa we umubyara ari we wayamwihereye nk'umuhungu we. Kugeza ubu ngubu hariya mu gihugu cya Uganda hamaze iminsi harimo kuvugwa imyigaragambyo itari ya politike, ariko kugeza ubu ngubu ho ikaba ari iya politike irimo kubera ku mbuga nkoranyambaga. Reka tukubwire ngo amakuru yo reka tube tuyakiriye ahangaha. Wowe urimo kutwumva uri uw'agaciro gakomeye, nyaboneka nkwibutse niba utari wakanda subscribe, ikora aka kanya tujye tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano Isange News TV. Reka nkubwire ngo ndabakunda cyane.